uri hano urisanzura wumva nyine utuje uri mu rugo umuntu hari urabutekanye nk'uko nyine waba uri n'iwanyu sibyo ibintu byawe byo kwifata ahantu hose mba mbona udashaka kuvuga nyine duhura n'abantu Kasi kunyuka mu ndomo ugacenya niona komanga gakiyama nyirishika nyamutsa ndi mu nyungu mwana wanjye sinzi ndamubwira bimeze atakunze niwe wisara tuzana yaje kunsura batumvuganira rero cyane nzi ko wagiye kuntungura ko ubundi ko wagiye mbona wafashe bari nibe twakapana inshuti zacu so wasubiye noneho ukumye hanze nk'iminota 50 byose nabwo mbabarira sibyo ndasubira akabona sibyo mwana niba ari nayo cyane rwose ibintu bahayimete ibinoni murakora ibyo mukorera yagerayo nta kibazo ukomangera ibyo ndaza nta kibazo ariko umbabarira tindi sibyo ninde kumutese 10 n'iminota myinshi ntabwo nagamba gakiya kumva unoso gukorera agakese umwaka kanyeza na 2020 asuru mano ya no uzi wamenye yabona kukagenda ubwo nyine ndinja nimbuta yanza ndinja rero ngava mu nzara cyazereka nkubwiye sibyo kubera nanjye byambayeho nawe naza kugufasha sibyo manze nyine umpa amafaranga turabyumvikana we nyabonye kugurira akantu amafaranga yose ngombwa umubare njye amafaranga ndagwibumbi bitatu sibyo harimo bimaze iki muri Kigali nta kintu bimaze ni amafaranga umuryango mani ugira urugo ibyo gusa ni ibikingene ari ibintu cyo kubimarisha kandi yatunareshye cyazereka nkubwiye ntakugora amafaranga mfite imbere inyuma 2000 se ntabwo turi bwumvika ubwo nyine amaki ari wenda ngusabye 15 amafaranga nayo mfite ase wowe tubana hano gose we n'ubwirwa byo kujya mu kazi nakira uwiri gukora wanjye nuko mba mutera siyasa ariko nta amafaranga ubwo nyine yego ndinjira ni udashaka kuyarya cyo bari ushaka indire yose aye kubera umusaza wanjye nayo nawe ari igihe byaza gusa nyine tugenda biva ndetse nyine kumva muramara kwigiye kufatika nunamenye ko mama agiye kuza nushaka kugenda wicara haruguru y'inzu aba ari ufunguye kandi umuyo byaribye ntazamujya yaje nkawugiye nabi nyine ugira ibintu sawa ariko Jesse ntabwo genda ntabwo nisa amafaranga ukika kunyaguhereza neza amafaranga iminota mbaye yashize witonze mbabari umva nguretse niba nkwishyuye
byubahe ko nakwishyuye ariya mafaranga bayatabiye amafaranga se imitamo byarangira nyuma yo kwinjira umva mubwire amafaranga aravuna ntabwo uzi kuyashaka niyo umuntu yakubashya kubaha igihe cyawe kuba waje byarangiranye mu minota byarangiye kandi 10,000 ariko uzi 10,000 se n'amafaranga babaranga amafaranga nyine byarangiye batanze ngo ninjire man ariko se ubundi aho wahereye untera amatiku urinjira uransubiza yanjye ngo ndakutera gusubiza byarangiranye ubwo nyine ageze kuri telefone byarangiye 10 mu minota 5 ibyo ni uransubiza yanjye rero urayansubiza iminota twavuganye ntirarangira genda ujye kuncungira mama nkuko twabisezeranye iminota 30 byarangiye n'amafaranga wanyumvishe ko niba twumvikanye ko ugenda genda 10,000 use niba uvuga ngo nishere wabavuga kandi habaye iki usubire mu mushana we mukwaye niye n'amasaha menshi cyane babarira uyu nyine ni wa sister wanjye nakubwira ese bikagira naho akega ko gasebije n'umusaza ntabwo mukwiye rwose akwiye gutoraguye mu muhanda wihanganira cya sister mwana ni kuri bakimeza gusa byarangiye nawe sister waragusuzuza kubyo utabasha kumanager mani biragoye mani sowe ntugira musaza wawe ntugira no kuntu namumeze gusa ntabwo ari kumbye byarangiye so wafunze ryari so dukora ubwo ku murongo dukora iki so mbibwiremo ko numva byari byiza kwibwira mu makaroni sikambibwire mama rwose abimenye resirwe iyirirwamo rwose kamubwire rwose abimenye mama nyine hari ikintu cyabaye nyine mu rugo nyine umunsi Jesse yazanye na umukobwa mu nzu ndacyakuba amazeho umwanya muri ndaje mvuye nyine kugusura abashuti banjye ibintu twapanze nyine biranga none dore ibintu nageze mu rugo nsanga izanye abakobwa kandi bigaragaye bamaze umwanya munini ni ukuri njye mama ukeneye kuza basi ukareba ukuntu basi bigenda mwese ubwo raza rya shanye ndabona bicanze ngere nkwamagaye nuko ngiye bangumishije hanze banze ko nyine ninjira kandi ndumva naniwe mfite stress nyinshi nkeneye kuryama none kandi banze ko ninjira uramara nuko nakora iki rwose ukuriye kuza ukareba mwese uraza rya ariko bwije nari nyine utuze sawa nyine ubwo nyine turasubira mu kaye ariko nyine ikintu ushaka kubwira nuze kumubwira kandi nje bikubwiye niyo mubwira rwose ko byagenda nawe uramuzi rwose bye none ibintu Jesse mukore sha none sinzi ukuntu bizagenda umutwe ngiye kuzasara hasi mbi bakinze wagira ngo iyi nzu noneho barayiguze burundu Jesse uri gukomanga gutya ufite ikihe kibazo kusohoka wenyine sara undi muntu uraje sohokana niyo kakazi umuntu Ncubuza sohokana n'uwo mukobwa uri mahanga ryose ariko nawe cyari komana icyo nasigariye kuri isi ibi ni ikindi kubona hano mama ni umushutsi wanjye n'ishuri wanjye yari yansuye kandi ntabwo nyine yaraheruka kunsura njye bariba inda y'umwana yivamo byibura nkamenya ngo yavuyemo aho kugira ngo ukomeze unteshe umutwe gutya wakabaye waracweze oya buretse hari ijambo ufite gukunda nk'ubu iyo umwana wanjye atambwira ngo menye ibyabereye hano ubu mbanze ibyo ari byo kuva mu gitondo muhennye muri iyi nzu muheneranye mwese ariko ibi ni iki ko ni kwa gashinzwe k'agakobwa waturutse ntabwo wumva ntabwo uzi kuvuga se ese uyu ni uwahera ntabwo uzi kuvuga muragenda mumbwira ibintu mwamaragamo hano
mushaka kugenda burundu se nkingure uyu mukobwa yararezwe agira nyina wirirwa ahennye mu nzu z'abandi ubu wararezwe ugira umubyeyi wowe cyangwa barakorona cacaka narumiwe cacaka ese wanga kuri kuvuga nabi n'ibishye byawe rero ntabwo ubizi kubyara nabi iyo utabimbwira wagira ubundi watumiye icyo wizamura umunwa iyo utabimbwira umva mbizi barabimenye isaha yagereye ahangaha bukweto bwirwa ahangaha izuba ribwumiraho rigera gute abaturanyi weke byara nabi gusa byara nabi gusa we uranyura ahangaha umva ndagukubita we ndagufita abantu nsobanure mu mbwira nawe amaki ngo amaki aha kari kujya hese umuntu kari kujya ntabanje kumenya iyo katurutse n'iyo kakomoka wagira ngo twako muri Kongo mu mpunyu toka bwira nawe by'amafaranga wahonze indaya nawe wahonze indaya oya nje nawe wahonze indaya nje John amafaranga mubwira ngo acunge arayamaramo amafaranga yanjye uramo amafaranga yanjye n'umuzamu wawe umwana yose mwamaze muze ariko amafaranga byarangiye kingo cyose ngo nawe toka genda ukativire mu nzu akabona umuntu bakatsindwa uri kujya hejuru mama njene none se mama njye mu amafaranga yanjye amafaranga 10,000 se 10,000 mu guhera mu gitondo kujya izi sasa waje ryari oya manje amafaranga yanjye arama amafaranga funga nawe mucaca arama yanjye ntabwo yakorera 10,000 namubwiye ngo mama nyine nawe wanyumva mama nawe wanyumva umaze kwera yakoze amakosa gututera amagambo se n'ubwanga vuba warabyimbye umaze kubyumva wumva gatuza karaje ndavuga nawe ukavuga ni ukuri hoye mama nyumva nje nakoze amakosa ariko se bisobanuye se ngewe ajya nca amafaranga arama amafaranga yanjye arama amafaranga munteze isi munteza rubanda mwambesire arama amafaranga yanjye waturanye bumva induru hano buri munsi johereza amafaranga yanjye amafaranga byaragira amafaranga yanjye wowe ayo mafaranga ndi kumva nibiki ndi kumva ayo mafaranga yanjye amafaranga yamaye kandi yaguhaye amafaranga kugira ngo mukore amanyanga urangije uza kumbwira ngo sinze kubivuga kugira ngo kubera ibyo wakoze muri ngiye nantereza ubundi amafaranga yanjye namo amafaranga yanjye niba namaye ngo ntabwo yanyakira biki batareka kaza kunde nuko abanyeshu mwari muri mu kazi ntereza amafaranga yanjye bitari ibyo njemereza amafaranga telefone bababwira mwese kuko badafite amafaranga ubizi neza ko ari mu makosa kugira ngo ukunde umurengera amakosa yiga nawe wamatije musore mwese mwabyana kunuko byara nabi gusa nta kindi ariko nawe John amafaranga watse musaza uyamusubiza none ahangaha urumva ibindi byose ndabyikurikirane musubiza amafaranga uri ko nyuma wagira ngo sinzi kunzi meza mo twibere mwati kubyara ni iki ngiye kuzava ku gahinga neza ariko se biracyana rwanda naho bigiye biracyarwana